y'abarokore kandi Imana igomba gukorerwa n'abantu bayizi neza. Wakwambara igitenge cyiza, ukambara iribaya ryiza, ukambara baze nziza, ariko kwa ibyo byose ubyambaye nta Yesu ufite nta kintu bimaze. Ariko iyo ubyambaye ufite Yesu amavuta ariyongera. Kuba wakwambara birebire ntibivuze yuko utaba umupagani, kuba utasuka ntibivuze ko utaba umupagani. Niba uri umukobwa ugende nk'umukobwa w'Imana, niba uri umusore ugende nk'umusore w'Imana. Imana yadukuye muri puberi, idukura mu kurya umusigi, idukura mu kwambara ubusa, idukura mu kwambara kamambiri, ubu twambara inkweto zifunze. Ibyo byose ni ineza y'Imana. Twabonye ineza y'Imana bwije bwanze gucya, ariko ineza y'Imana iritamuru iraboneka. Imana wayivuga bwakwira bugacya. Iyi Imana wayivuga bwakwira bugacya. Ni Imana ikura umuntu mu gishanga yarangiza ikamushyira kuri kaburimbo. Mbonye Imana itabara ababyeyi bashatse badasezeranye, irangije ibakuraho umwaku, irangije ibaha gusezerana. Nta jambo Imana yavuze riza. Haleluya. Habe namba. Usendinde wo gusengera kwa Rugamba se. Ariko nanjye nicarana nabo bagafashwa nanjye nkafashwa. Kandi najyaga nsengera kwa padiri bagakubita ndakuramutsa Mariya nanjye nkazikubita. Ariko ndashima Imana ko ari Imana igitwicaza ahantu hakomeye. Nubwo nakwicara mwazirane nkafashwa nkataha, Yesu aba yabanye nanjye. Yes, bakunzi ba mwafashwe ryari official, nanone turabasuhuje mu izina rya Yesu. Turanezerewe nanone kuko Imana iduteye iteka kongera kubana n'umukozi w'Imana. Imana ishimwe, ngira ngo mumaze kumumenya ariko ntago mumaze kumumenyera. Kuko amavuta ye ntago amenyerwa, ndabeshya seri. Aya ni ibiki. Ubu ngubu impamvu nkuvuze ari umuntu wenda ushobora kuba ari rimwe kabira kubonye kuri mwafashwe ryari official, ariko wakibwira nuko ubonye bwa mbere. Murakoze, amazina ni Ragwa Serije. Nkaba ndi umusore ushima Imana, nkaba nkunda Yesu n'abantu b'Imana bose. Ukunda Yesu n'abantu b'Imana bose. Umaze iminsi udusangiza ku buhamya bwawe inzira itoroshye, kandi nanone nturanarangiza no kuvuduka, kuko ubuhamya bw'umuntu nibutsa abantu ko ntago umuntu yabuvuga mu minota. Ubuhamya bw'umuntu ni ubuzima, ubuhamya bw'umuntu ni umuntu. Ariko tukugireho umugisha kuko umaze iminsi udusangiza ubuhamya bw'ahantu waciye, ahantu Imana yakunyujije mu buzima butari bworoshye, buzima bwo mu cyaro, buzima burimo ubuzima bwo kuba wari ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe binyuze cyangwa se biciye mu nzira z'abadayimoni, ari imyuka watezwaga nkuko wabitubwiye. Uyu munsi wa none Serije ni umusore ushiba Imana, umukozi w'Imana niba nibeshye. Yego. Ukorera Imana iki? Kuko ari abantu bumva ngo umukozi w'Imana bakibaza ese Imana ikoresha abantu, ese abantu bakorera Imana iki? Okay, ngiye mu buryo nkorera Imana rero, nkorera Imana yampamagaye. Yego. Ikankura kwa Makiri. Yego. Ikankura mu bigirwamana. Yarangiza ikanzana imbere yayo. Ikanzana ikanyicaza iruhande rwayo, ahantu ngenda nkagendana nayo, ahantu ndyama nkaryamana nayo, ahantu mpagarara nkumva mpagararanye nayo. Yego. Imana yagukijije ibisazi, iguha impano harimo no kuvugira Imana. Uyu munsi wa none turumva twifuza, ntekeza ko uyu munsi noneho uzamutse hari na message ufite. Yego. Kubushize baratubwita ndi umukozi w'Imana, ndamuvuga butumwa nkaba n'umuhanuzi. Uyu munsi wa none Imana iguhumugisha. Abakunzi ba mwafashwe ryari official, mbibutse ko umuntu wa mu rwihisho rw'Isumbabyose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Niwo murongo mba numva wafasha umuntu wese udukurikira, kuko nta Yesu nta buzima, nta Mana nta mahoro, nta Mana nta buzima. Uyu munsi tugiye kubana na Serge, agiye kutubwira kimwe mu bintu Imana imuhaye kugira ngo atugezeho. Serge, iminsi gufasha ite? Iminsi ndayibona gutyo nyine. Iminsi ndayibona itambuka. Ndayibona itambuka ariko nta kibazo. Nta kibazo, Imana irahari kandi Imana iritamurura. Kandi Imana iraboneka. Ese seri ko abantu bavuga nkawe nk'umukozi w'Imana, hari abantu gukora Imana biravuna. Nawe niko byumva? Gukorera Imana hari ibintu usaba kwigomwa. Sibyo? Hari ibintu tugomba kwigomwa tukajya gukorera Imana. Kandi nanone gukorera Imana nta gihombo kibamo. Gukorera Imana harimo inyungu nyinshi cyane. Yego. Harimo inyungu nyinshi. Bivuze ngo umuntu ukorera Imana aba ari mu nyungu. Umuntu ukorera Imana ari mu nyungu nyinshi cyane. Gukorera Imana nta gihombo kibamo. Turakwishimiye kandi kaze rwose. Yego, murakoze. Tugiye kuguha agatuti, tugiye kureka utubwire Imana, uduhe message, ikintu Imana igushyize ku mutima aba ari cyo dusangiza. Nanjye ngiye kwicara numve kandi mfashwe mu izina rya Yesu. Imana iguhumugisha. Munyemberere ariko tusenga Imana mbere yuko tuguha uwo mwanya kugira ngo Imana ishobore kubana natwe. Mana turagushimira
turagushimiye ko kuri Imana yacu bwite, izina ryawe rihabwa icyubahiro, nta muntu n'umwe wakwiringiye ukorwa n'isoni. Turagushimiye ku bwa haje ko twongeye kubana nawe uyu munsi wa none. Bana nawe kandi umugirire neza, natwe twese utugirire neza. Umuntu ukurikiye iyi message umushyize ku mutima, nyemerera imufashe kandi imugirire umumaro. Turagushimiye kuri Imana bishe gusenga mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Karibu rero wisanga hano habaye mu rugo. Yego. Murakoze cyane. Nkuko nabivuze, amazina niraguha Serge. Ndi umusore ushima Imana. Kabiri, ndi umusore Yesu yagiriye neza. Mbere yo kubwiriza ndashima Imana igikuri kuzimu yarangiza igashyira ibuntu. Imana ishimwe. Ndashima Imana ijya imenyekanisha abantu. Turi kwa Makiri, turi muri Gihonome, ntago twari kuzapfa tutamenyekanye. Amen. Ariko twageze kwa Yesu turamenyekana. Izo ni imbaraga z'Imana. Turashima Imana itwicaje mu uyu mujyi wa Kigali. Twaravukiye mu cyaro, dukora ibiyedi, dukora tuvomera abantu, dukora ibintu bidashinga. Ariko ubu ngubu tukaba dufite umurimo w'Imana dukora. Imana ikaba yaraduhaye adresse y'ahantu dushobora kubarizwa. Turashima Imana yuko ijya dukura mu miryango, twasubira tugasubira turi abantu bakomeye. Twasubira tugasubira turi abantu Imana yashyizeho igikundiro. Iryo ni ishimwe rikomeye. Nshimiye Imana itajya ibeshya, ahubwo Imana irinda ikurikirana ijambo yavuze ibihe n'ibihe. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ni Imana isezeranye igasohoza. Ni Imana itajya yivuguruza mu masezerano yavuze. Umwana w'umuntu yakwivuguruza, umugabo washatse yakwivuguruza, umugore washatse yakwivuguruza, ariko Imana yonyine, Imana twakurikiye, iyi Mana ntago ijya yivuguruza. Imana ishimwe. Haleluya. Iyi Mana ntago ijya yivuguruza. Iyaba yivuguruza twebwe twapfa tugashira, ariko iyi Mana ntago ireba nk'abantu. Iyi Mana ifite umwihariko wayo, nk'uko umwe yavuze ngo ni iya mbere kandi ikanikurikira. Iyi Mana nta muntu uteze kuyiza inyuma, nta n'umuntu uteze kuyiza imbere. Imana ishimwe. Iyi Mana nasanze umugabo wayikurikiye, umusore wayikurikiye, umubyeyi wayikurikiye, amenya iby'agaciro. Haleluya. Iyi Mana ijya iduha amakuru umubyeyi ataguha. Iyi Mana ijya iduha amakuru umugabo washatse ataguha. Iyi Mana ijya iguha amakuru umwana wabyaye ataguha. Ariko iyi Mana ikaza ikavuga ngo mwana wanjye, nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Haleluya. Ariko Mana, iyi Mana ndayikunda. Iyi Mana, Imana isezeranye ubukwe uri umwana ukagira imyaka 30, ariko iyo batangiye kukuvuga nibwo Imana ihita iboneka. Haleluya. Igahita izana umugabo kandi utavuye hafi aho. Haleluya. Kazana umugabo ikavuga ngo mwana wanjye, kuko wankunze, kuko wangireho umugisha, kuko wategereje wihanganye, nanjye niyo mpamvu ntago ukoze isoni. Turashima Imana itadukoze isoni. Turashima Imana ivuga ngo uzajya hanze mu muryango w'iwanyu nta n'uwarenze Kampala, ariko wowe ukagenda mu ndege. Iyi Mana iyi Mana irakomeye. Iyi Mana niyo barakore, kandi iyi Mana igomba gukorerwa n'abantu bayizi neza. Kuko Daniel aravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Mbabwire ngo wakwambara igitenge cyiza, ukambara iribaya ryiza, ukambara baze nziza, ariko kwa ibyo byose ubyambaye nta Yesu ufite, nta kintu bimaze. Ariko iyo ubyambaye ufite Yesu, amavuta ariyongera. Haleluya. Iyo wambaye baze ufite Yesu, uragenda ukumva wumva uri umubyeyi ukomeye, wumva uri umubyeyi wuzuye. Iyo wambaye ipantaro ugashyiraho ikote, uri umugabo uhamya Yesu, pana utari babagabo bibibuno b'iki gihe. Hari abantu tubonye bari kugenda bibibuno b'iki gihe, bakagenda barata imyenda ariko nta Yesu bafite, bakagenda barata inyogosho nziza ariko nta Yesu bafite, bakarata imisatsi ariko nta Yesu bafite. Mutangarize ngo mbere yo gushaka imisatsi myiza, haleluya, mbere yo gushaka marinete meza, mbere yo kwambara urukweto ruhagaze, banza ushaka Imana. Haleluya. Banza ushaka Imana mbere yo kurya umuceri, mbere yo kurya amafiriti, banza ushaka Imana.
Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dufite Imana. Muri Byangize aravuga ngo dufite Imana itabara abantu bayo, ngo iyo dusenze iratwumva. Kandi koko nasanze iyo usenze Imana, ikigeragezo cyose waba urimo, iyo wasenze Imana irakumva. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muri Byangize aravuga ngo ubwo nari ndi mu cyumba ndi gusenga, numvise ijwi rimpamagara rimbwira ngo humura mwana wanjye, ibyo wasabye uyu munsi urabibona. Imana ishimwe. Dufite Imana igitumenyera ibyo twasabye, ibyo wasabye mu mwaka ushize, ibyo wasabye mu myaka ya kera. Yesu akakumenyera yuko igihe nk'iki ngiki aribwo Yesu azasoza isezerano ryawe. Haleluya. Kuba wakwambara birebire ntibivuze yuko utaba umupagani. Kuba wakwambara kuba utasuka ntibivuze ko utaba umupagani. Ariko ibyo byose haranira ubugingo, haranira gushaka ijambo, haranira kumenya Imana neza, ukagenda nk'abantu b'Imana. Niba uri umukobwa ugende nk'umukobwa w'Imana, niba uri umusore ugende nk'umusore w'Imana, ugende uhamya Imana, ugende ubwira abantu ibikorwa Imana yakoze, ugende ubwira abantu ahantu Imana yagukuye. Imana yadukuye muri puberi, idukura mu kurya umusigi, idukura mu kwambara ubusa, idukura mu kwambara kamambiri, ubu twambara inkweto zifunze. Ibyo byose ni ineza y'Imana. Muri Byangize bavuga ngo ineza ye narayibonye ababisha bangose. Kandi koko nibyo, ineza y'Imana twarayibonye ababisha batugose. Haleluya. Twabonye ineza y'Imana bwije bwanze gucya, ariko ineza y'Imana iritamuro iraboneka. Twabonye ineza y'Imana bavuze ngo badusohoye mu nzu, ariko ineza y'Imana iraboneka. Twabonye ineza y'Imana bavuze ngo turasebye, ariko aho abadayimoni biteguye ko dusebera, niho Yesu ahita aza akagusebezurira. Imana ishimwe. Mana yanjye turashima Imana, kandi Imana yacu ni Imana ifatika. Imana yacu ni Imana isezeranye igasohoza. Haleluya. Ni Imana imara inzara, ni Imana yomora inguma. Iyi Mana irashoboye. Mana yanjye, iyi Mana wayivuga bwakwira bugacya. Iyi Mana wayivuga bwakwira bugacya. Ni Imana ikura umuntu mu gishanga yarangiza ikamushyira kuri kaburimbo. Iyi Mana ni Imana ikura umuntu mu gishanga ikamushyira kuri kaburimbo. Ni Imana ikura ni Imana idukuraho isura y'abadayimoni ikadushyiraho isura yayo. Haleluya. Iyi Mana irafatika. Iyi Mana irafatika, ntago ari pirate nk'uko babivuga. Iyi Mana twarayibonye, ni Imana igukura ahantu hacecetse, yarangiza ikagushyira ahantu baririmba indirimbo. Iyi Mana ni Imana igukura mu bantu boroheje ikakwicazanya n'abantu bakomeye, kuko iba yarabivuze. Nta jambo Imana yavuze rizahera. Haleluya. Habe namba. Usendinde wo gusengera kwa Rugamba se. Ariko nanjye nicarana nabo bagafashwa, nanjye nkafashwa. Kandi najyaga nsengera kwa padiri bagakubita ndakuramutsa Mariya, nanjye nkazikubita. Ariko ndashima Imana ko ari Imana igitwicaza ahantu hakomeye. Nubwo nakwicara mwazira ntebe nkafashwa nkataha, Yesu aba yabanye nanjye. Ryo nishimwe rikomeye. Usa ntago yangiriye neza. Ni Imana igikuzuza mwuka wera uri mu bantu bakomeye. Fashwe n'abantu bakomeye bubashywe sha, ariko yarangiza. Haleluya. Yarangiza ikavuga ngo ku ijambo navuze nta kantu na kamwe nshobora gukuraho. Haleluya. Nkubwira ngo mubyeyi ubabaye, musore ubabaye, mukobwa ubabaye, tegereza Yesu neza, kandi umutegereze wizeye, kandi umutegereze uhamya Yesu. Mu kigeragezo umuhamye munda. Ariko turashima Imana. Mbonye Imana itabara ababyeyi bashatse badasezeranye, irangije ibakuraho umwaku, irangije ibaha gusezerana, irangije ibakuraho umwaku, ibaha guhamya Imana neza. Haleluya. Irangije ibakuraho umwaku, ibaha kwambara impeta. Kandi hari imiryango yari yaravuze ngo ntibazambara impeta bibaho, ngo nta nubwo bazigera bashingiza muri uwo muryango. Ariko Imana yacu iyo wayizeye ukayikurikira, urashyingirwa ukambara agatimba, bakagenda bavuga ngo daraba umwami akunze kubaha. Ko baba bagenda. Ariko ndashima Imana n'ukuri. Iyi Mana ndayishimiye iri mu gihugu cyo mu ijuru, kari Imana isezeranye igasohoza, kandi karinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe. Uri mu makuba, uri mu
mu bigeragezo komera ushikame. Haleluya. Iyo akuye Morodekayi ku irembo igakura Daniyeli mu rwobo rw'intare, ntago byayinaniye ko nawe yazi kajya mu byawe. Ntago we kubyara byayinaniye yuko watwarina nawe ukabyara ukitwa umubyeyi. Haleluya. Reka tujye mu ijambo. Reka tujye mu ijambo. Ijambo ni irya mbere, sibyo? Ijambo niryo tuboneramo ibyiza. Haleluya. Haleluya. Ariko turashima Imana igibana natwe, ikabana natwe mu kazi tuba twagiyemo, ikabana natwe ninjoro turyamye, ikabana natwe tugenda, ikabana natwe ikaturindira imiryango. Iyi Mana ndayishimiye, ihabwa icyubahiro. Murakoze. Reka tujya muri zaburi ya 91 ni umurongo waho wa 2. Haleluya. Zaburi 91 umurongo waho wa 2 wonyine niwo tugiye gusoma. Imana ishimwe. Ariko turashima Yesu ujya ubana natwe. Imana ishimwe. Reka dusome Zaburi 91 umurongo waho wa 2. Haleluya. Haravuze ngo ndabwira Uwiteka nti. Haleluya. Ijambo riravuze ngo ndabwira Uwiteka nti. Haleluya. Ndabwira Uwiteka, ndabwira muntu ubabaye, ndabwira muntu uremerewe, ndabwira muntu urwaye, ndabwira muntu uri kuvuga ngo ubuzima bwananiye, ndabwira muntu uri kuvuga ngo ubuzima bwancanze. Umva ukuntu Imana ivuze. Haleluya. Imana iravuze ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye. Haleluya. Imana niyo buhungiro bwawe mu byo wakora byose. Haleluya. Haleluya. Ijambo riravuze ngo Imana niyo buhungiro bwanjye. Haleluya. Ngo uri ubuhungiro bwanjye kandi uri igihome cyanjye. Haleluya. Uri igihome kinkingira. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo uri ubuhungiro kandi uri n'igihome kinkingira. Haleluya. Imana yanjye niringira. Haleluya. Imana yanjye niringira. Haleluya. Uri ubuhungiro bwanjye kandi uri n'igihome cyanjye. Haleluya. Imana yanjye niringira. Imana ishimwe. Ni Imana twiringira mu bibazo, ni Imana twiringira byaducanze. Iyi Mana tujya tuyiringira. Iyi Mana niyo buhungiro bwacu. Iyi Mana nizo mbaraga zacu. Iyi Mana niyo turengera ku manywa na ninjoro. Haleluya. Iyi Mana ni iturengera ku manywa na ninjoro. Iyi Mana ni ibana natwe. Iyi Mana niyo buhungiro bwacu. Nta wundi muntu wakubera ubuhungiro. Navuze kare ngo nta mugabo wakubera ubuhungiro, nta n'umugore wakubera ubuhungiro, nyoko ntiyakubera ubuhungiro, ndetse na so ntiyakubera ubuhungiro. Ariko Imana yonyine ni igitubera ubuhungiro, ni igiturebera ahantu tutabasha kureba. Imana ishimwe. Imana ni isezeranya yangize igasohoza. Iyi Mana twarayikurikiye kandi ntago izadukoza isoni. Haleluya. Haleluya. Niyo buhungiro bwanjye, niyo buhungiro bwanjye, niyo yampungishije ingeza kuri Kristo, niyo yampungishije imenyekanisha kuri Kristo, niyo yampungishije. Haleluya. Muntu ufite ikibazo, muntu uremerewe, muntu ubabaye, Imana niyo buhungiro bwawe. Muntu ufite intambara, Imana niyo buhungiro bwawe. Muntu uri kuvuga ngo ibi nzabigenzane, Imana niyizi icyo uzaba. Imana niyizi icyo uzaba, niyizi icyo uzarya, niyizi icyo uzambara. Yesu ntago ajya dutererana. Yesu atubera amaso ku manywa na ninjoro. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana yumugisha. Yego. Nagusengera hanyuma ugatangana telefone kuko abantu ushobora kubona bati aya mavuta Amurakoze cyane. Nimero yanjye ni 079 37 69 89 7. Mana turagushimiye, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye urukundo rwawe ruhebuje, tugushimiye ineza yawe wadukunze, wakoze kubana natwe kandi ukomeze kudushyigikira, ukomeze kungirira neza. Uri ubuhungiro kandi uri n'igihome cyanjye kinkingira ijoro ku manywa na ninjoro. Ngaho ukomeze ubane natwe neza. Imana ikumye kuganza ku buzima bwacu. Amen.